Ese waba wumva hari ikintu kikuboshye? Hari ibintu byinshi bishobora kukuboha nk'ibikorwa bibi, kunywa ibiyobyabwenge, agahinda, uburwayi, impungenge n'ibindi bicumuro. Niba ari wowe, iyi video irakureba. Yesu arashobora kukubohora izo ngoyi zikuboshye umutima. Ndabashimiye mwebwe mwese mwabashije kureba video ya mbere, by'umwihariko abakanze subscribe bagatiraho na comment, ndetse nshimiye namwe mwese tugiye kuba twagafatanya muri iyi nkuru, tugiye kuba twakaganiraho. Nkaba mbasaba ko mwakanda like, share, comment mugasangiza n'abandi, kugira ngo buri umwe wese n'utarakanda subscribe abashe kuba yakayikanda, tubashe kuba twatuma ubu butumwa bwiza bugera ku bantu benshi. Reka dutangire tudatinze, dutangire dusoma amagambo meza ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 8, duhere ku murongo wa 28. Umutwe w'amagambo aragira ati akiza abantu bafite dayimoni. 28 haravuga ati amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadarine ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni, bava mu mva, bari abasazi cyane bituma ari ntawatinyuka kunyura muri iyo nzira. 29 barataka cyane bati duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro, igihe cyacu kitaragera? Hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. 31 abadayimoni bazibonye baramwinginga bati nutwirukana utwohereze muri uriya mugana w'ingurube. Ndakubwira ati mwene data, dusomye amagambo meza agaragaza uburyo ki abantu batiwe na dayimoni Yesu yabagezeho, ibyari bimeze nk'aho bibatsikamije, ibyari bibateye ubwoba, bikibona Yesu gusa biratinya, byinginga. Bityo nawe byashoboka ko ushobora kuba ubabajwe n'uburwayi, byashoboka ko waba warakoronejwe n'ibiyobyabwenge, byashoboka ko hari ibyagutsikamiye, ubukene, intambara, kuba mu miryango itumvikana. Ariko ndagutangariza uyu munsi urebye iyi video ko Yesu araguhamagara. Yesu araguhamagara, arakubwira ko niwe karuhura, niwe wagukiza ibyo byose bikuruhije. Haleluya.